nagize myumvire yagiye Bibiliya ukumva kuri wumve na kwa kudatekereza uyashiriye umuntu wise ngo umukozi w'Imana kuko Bibiliya imaze kwandika isezerano rishya baravuze ngo tubonamo icyo bita muri zinzaniko za Timoteyo na Petero ngo abakozi b'Imana umukozi w'Imana iyo Mana yabangarije Imana ifite kampani yangariza abantu bayivugira bakora icyo badukurikira icyo bitindagiza ku muntu uteze amatwi ibyo ngibyo twite mu ijambo ry'Imana noneho ukajya mu kimwe n'icumi n'amaturo ayo gushima abadive rero byabagira akarusho hariyo bitanga ayo gushima ayo nyiturano ayo gufasha abakene njye nabaye umudive njyewe wabuguhamya ubuvuga ibi ngibi by'akarusho mvuga ibyo nzi ngo wari n'umutwara muke ikintu kinangaza wajya kumva ngo kuri isabato ngo amaturo yatuwe ngo azajya gufasha abantu mu kirwa cyangwa muri Bangladesh kumbi y'amafaranga yacu ari kujya kubaka ibihugu by'ahandi twatura amafaranga agakusanywa mu nsengero z'abakatolika n'amaporoso n'iki akajyana i Roma kuri dikota yaho i Roma cyangwa se mu bugeri cyangwa baturutse kujya kubaka ibihugu byabo ndabasuje mwebwe mwese mudukurikira 5 kuri Fumba Connect. Iki ni cya kiganiro irindagiza myumvire. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kuri Bibiliya. Ni ibitabo 73 y'isezerano rya kera na 27 y'isezerano rishya. Abandi bakemera 66 39 y'isezerano rya kera na 27 y'isezerano rishya. Igitabo kirimo ibibazo byinshi wakwibaza nanjye nakwibaza. Ese koko Bibiliya hari amakosa arimo? Ese Bibiliya yahumetswe n'Imana? Ndi kubona umushakashatsi n'umumenyere ni Focus w'imyanyamana mva amahanga n'umucuramateka. Ndakwakire kuri Fumba Connect. Bwana Focus. Nakoze cyane. Namahoro. Marimo raho. Rafinze. Ndabona hari umucyo cyane rwose ibihe bimeze neza nubwo harimo akavura ariko ndakeka nkuko iteganyagiye byabitangaje turi mu soza y'imvura tumba yakana yego. Uyu munsi dufite nkuko nayo maje kubivuga dufite topic ni cyangwa se insanganyamatsiko igira iti ivuga kuri Bibiliya. Ibibazo byinshi abantu babibaza kuri Bibiliya. Ese uko iki gitabo kirimo ibitekerezo by'Imana? Ni Imana yahumekeyemo abantu baracyandika. Ese Bibiliya nahe makosa arimo? Ni byinshi baza kudusobanurira. Afite ibibazo nk'ibyanjye uraza kubasubiza. Murakoze cyane. Nkuko nanjye mbanje gusuza abakurikira Fumba Connect abanyarwanda muri rusange abari mu gihugu ndetse n'abari hanze uburyo bakomeje gukurikirana ibiganiro by'ubwenge birimo ubumenyi ku bintu by'imenyamana umuco n'amateka. Twatangiriye ku kiganiro kivuga Imana abantu bafata Imana uburyo bayizi tubona uburyo twagiye tuyibeshwaho byinshi tudasobanukiwe. Tuza kureba Satani ndari twari kuvuga Imana ngo tureke Satani. Tuza kugera ku cyigisho kivuga kuri Yesu. Yego. Twanavuze ku kiganiro kivuga amashitani n'imyuka mibi aho twabonye Nyabingi n'Abyangombe abantu bafata nk'ibishitani nyamara atari byo. Ndakeka ko abantu bagikurikiye bajya kugira ibiganiro bagiye basobanukirwa. Nabwo duherutse ku kiganiro kivuga kuri Yesu. Yesu wigaruriye imitima ya benshi ku isi. Ari Yesu akandika ku bitabo byinshi tubona ko Yesu arimo ibice bibiri. Yego. Yesu wa nyawe na Yesu w'umuhimbano. Ndakeka ko abadukurikira rwose basobanukiwe kandi tuzagumya kugenda n'ibindi biganiro izo ngingo tuzigaruka kuko ntizabo. Ntago zabo. Nta kiganiro
dutanga kitagarukamo Imana, kitagagarukamo Satani, kitagagarukamo Yesu. Tuzagenda turushaho kugenda dusobanukirwa. Uyu munsi rero nk'uko wabumbajije tugiye kuganira ku kiganiro cyitwa Bibiliya irindagizamyumvire ku Banyafurika. Nimva ku Banyafurika wumvemo Abanyarwanda by'umwihariko. Impamvu mvuze ku Banyafurika ni uko umugabane wa Afurika niwe wibasiwe n'abera ubwo bakoraga icyo umuntu yakwita civilisation yabo uhereye mu 1816 hafi aho bashaka gukereya cyangwa se gukora ikintu bita ubucakara. Ubwo habaga itunurwa ry'abirabura kugira ngo bagende babajyana ari benshi babakorere ibikorwa by'agahato mu mirima yabo. Ari nacyo cyane abateje imbere mu buryo bukomeye cyane. Imirima y'ibisheke, imiceri, gukora amabuye y'agaciro. Gutyo byanabateje imbere mu buryo bukomeye cyane. Kuko iteka iyo ukoresha abantu utabahemba urunguka kandi ugatera imbere. Tugiye nk'uko bivuze tugiye kuganira kuri Bibiliya. Ibyo bintu twaherewe ari Imana ubwayo y'Abisiraheli, ari Yesu w'Abisiraheli, ari Satani wavuye mu ijuru, ari iki kiganiro cya Bibiliya. Ni ibintu bifasha umugabane munini cyane mu kwigarurira umuntu no kubyubaka mu buryo bukomeye cyane nk'ikintu cy'ukuri. Ariko uko twagiye tubibona harimo ikinyoma gikomeye cyane kuri Bibiliya, kuri izo ngingo zose twigisha tubaze gusa naho tubona. Ari naho twabonye Abagatolika babivuga neza cyane ngo izo ngingo zose twigisha twagiye tuganiraho ngo ni ukwemera, iyobera ry'ukwemera, iyobera ritagatifu rikomeye ry'ukwemera. Ni ikintu cy'amayobera rero, ndetse buriya ari abayobera canze. Urumva iyo umuntu ahora akubwira ibintu by'amayobera nawe uhinduka iyobera mu buzima. Biragucanuka ugahinduka iyobera. Ibibazo nk'ubu nkanjye nkawe mpora nkubwira ibintu by'amayobera uhinduka iyobera nawe ubwawe. Babivuze neza cyane bati iri ni iyobera ritagatifu ry'ukwemera rikomeye ry'ukwemera. Ariko abantu dusa nkaho twabumishijwe ibitekerezo ntitwakwibaza kuri uwo murongo. Ntabwo tuwinjiramo ngo twibaze, tubifata gutyo tukabisomerwa, tugataha tugatura tugashima tugataha tuti twafashwe twakoze mu buzima. Kumbi ni ibintu bimeze nk'uburozi bagutsindagiye. Ubwo rero iki kiganiro cyacu nk'uko abadukurikira gikurikira cyitwa irindagizamyumvire. Hari umuntu wagize gutya arampamagara, yego, arambwira ati irindagizamyumvire, ariko akenshi ntabwo aba yarebye ikiganiro cyose yumve ibirimo. Yego, ayumva kwa kudutangira mento. Hagati aho twanasaba abantu badukurikira mujye mukurikira n'ibiganiro byabanje, kuko ushobora gufatira ku kiganiro kigezweho twebwe cyangwa se ugasa nkaho udufata nk'abantu bahakana Imana cyangwa batemera Imana, bashaka kurindagiza abantu batemera Yesu, bahakana Yesu. Kandi abantu benshi n'umwubatseho ndetse yarigaruriye isi cyane. Ariko turabisobanura, twe ntabwo duhakana Imana, twe twamenye Imana ariko ntabwo tuyemera, twe twemera Imana. Kuko ukwemera no kumenya biratandukanye, ni inzira zihabanye zitanahura. Nk'uko twabibonye abantu benshi mu bukirisitu abahera batituzanira Imana n'ubukirisitu bigishijwe Imana mu kwemera. Bigishijwe Imana mu kwemera, tubanza kwemera Imana nk'aho batwishyuye kumenya Imana ngo tubone kuyemera. Abantu bakwiriye kubanza kumenya Imana, kwemera kukaza nyuma. Bagomba kubanza kuyimenya bakayemera nyuma bakayizera, kuko wemera ikintu wabanje kumenya. Noneho twebwe twabanje kwemera, aricyo cya kintu bita ihame ritagatifu rikomeye ry'ukwemera. Kandi twabonye ko ukwemera ni ikintu byirwa, ukemera utabajije, udatekereje. Urumva rero uba uri kure y'ibyo ubwiwe pe, urarindagizwa neza ukazimira, ugasigara umeze nka cya gitekerezo cy'abigishiye twagiye twiga mu mashuri, kiboneka mu muco wacu wa kera, aho batubwira umwana w'umwigisha
ngo icyo yavuga cyose bakuba mu mashyaka yego mwigisha niyo yavuga ati mugiye gupfa yego mwigisha mugiye yego mwigisha urabona abakristo bameze nk'abigisha ukabajyana n'abigisha ingoma y'abigisha nabo bari abantu bemera bakemera batabajije batanatekereza uwo mwami w'abigisha icyo ababwiye ariko nk'uko twabwiye abadukurikira n'icyo nacyo ni igitekerezo ariko kiba kigamije kwigisha sosiyete nyarwanda ntabwo ingoma y'abigisha ubundi yabaye ahubwo kwari ukugira ngo abantu batazahura n'imiyoborere imeze nk'iyo kuko hari igihe bashobora guhura n'imiyoborere imeze nk'umwigisha n'abigisha bakayoborwa buhumyi bikabagiraho ingaruka uburyo ibintu byose biberaho kwigisha abantu ubwo rero tujya kuganira ku cyo bita Bibiliya ijambo ry'Imana nuko yari abivuze si koko Bibiliya ni ijambo ry'Imana si koko Bibiliya yahumetswe n'Imana tugiye kwinjira mu mateka nyayo y'itunguka rya Bibiliya uburyo yatungutse uburyo yagezwe ku bana uburyo bayigishije nkuko twagiye tubibona iriya ni projet ni umushinga abadukurikira no mu Rwanda dufite icyo bita umushinga wa Bibiliya mu Rwanda mujye ubyumva se cyane umushinga wa Bibiliya mu Rwanda urumva nyine abantu ntabwo batekereza iyo usesenguye ni projet ni umushinga uhari umushinga wa Bibiliya ndetse twebwe tubyita mu Rwanda ngo umushinga wa Bibiliya mu Rwanda mu kinyarwanda cy'iki gihe iyo Bibiliya irahari yaje gusohoka niba hari Bibiliya yera atangiye mu 1934 gutyo urumva ikinyarwanda cyari cyo ni cy'iki gihe ntabwo bijyanye niba baravuga ngo wenda ngo ikinyarwanda cy'icyo gihe cyagikakaye cyangwa kizimije noneho kubw'iyo projet y'abategura Bibiliya mu Rwanda cyangwa se iyo mushinga w'ubukristo bakora icyo bita Bibiliya mu kinyarwanda cy'iki gihe ari n'abandi bagenda bahindura Bibiliya bagahindura n'amagambo arimo kandi nyamara bakagaruka kuri Bibiliya yabereye y'ubukristo ivuga ngo iki gitabo nihagira umuntu ugabanya cyangwa kongera amagambo kwiye nihagira umuntu ukura cyangwa kongera ku magambo y'ububanzi bw'iki gitabo azakurwa ku cyo giti cy'ubugingo cyangwa se azongerwa ibyago azahabwa ku byago by'imperuka byateguriwe abagomera Imana bivuze ngo iki gitabo ko cyakatumutse cyitwa ngo ni ijambo ry'Imana nta muntu akagombye guhinduraho no kongeraho ariko bereka kuri wa mushinga wa Bibiliya mu Rwanda cyangwa se wa mushinga wa Bibiliya mu Rwanda ku isi bijyanye n'uburyo bashaka kuyihindura ugasanga hari amagambo bahinduye harimo nk'aho bavuga hari n'aho bavuga ngo abantu inzovu hari abashaka kuvuga abantu 100,000 abantu inzovu noneho mu kinyarwanda cy'iki gihe ubwo iki gihe iyo projet ya Bibiliya irashaka yandike abantu 100,000 ntabwo bashaka kuzimiza kuko niba banga abantu inzovu ntabwo umuntu w'iki gihe yabisobanukirwa ubwo rero bakagenda bahindagura gutyo ariko urumva ni ibintu bitegurwa n'abantu n'imitekerereze yabo na projet bafite n'ibitekerezo bafite niba yihindura nubwo iya mbere baje tubwira ngo ni ijambo ry'Imana ngo ryahumetswe n'Imana ariko nibyo niba bihindura bazatubwira ngo ni Imana ngo yabihumetse cyangwa bo bizakora ku nyungu z'abantu naho bazaba ari gusobanura urumva muri iki gihe ntabwo dushaka kwivuna mu bwonko yego ubona cyane urumva abantu inzovu abantu b'iki gihe ntabwo icyo kirumvikana kubera ko umuco ukura nize tugomba kujyana n'iterambere abo barareba bagasanganya niba bakoresha amagambo n'imvugo by'icyo gihe mu myaka 120 irenga abantu ntabwo babyumva icyo kirumvikana ariko se kuko uburyo yatungutse yanditswe n'uburyo igenda ihindurwa n'uwo mushinga wa Bibiliya ni Imana ibikora kuko ibihumeka cyangwa bikorwa n'abantu kubw'inyungu runaka ubwo rero ubuzima tubayemo umuntu yakwita irindagiza myumvire nicyo tugiye kurebaho aricyo Bibiliya ku banyafurika yaje ari irindagiza myumvire mu gihe bo babitubwiraga nk'agakiza nk'igitabo kije kudukiza nk'igitabo cyahumetswe n'Imana
kandi uretse ko tuvuga bibiliya, tuvuga bibiliya ntitwagasize na korowani. Uriya korowani na bibiliya ushatse wabishyira mu gatebo kamwe, ni inyito gusa. Ariko korowani wese bavuga ko bibiliya, korowani tuzajya yego nicyo nari mvuze. Byose nayo bavuga ko yavuye mu ijuru, ariko si ko yavuye mu ijuru korowani. Ariko korowani ari bibiliya, byose ni irindagiza n'imyumvire ku banyafurika, byakozwe ku bukoroni, ku nyungu z'ubukoroni. Yego, ubwo rero bibiliya ikaba ari umushinga w'irindagiza bitekerezo, uyisangamo ibyiza n'ibibi. Hari n'ibyiza n'ibibi, harimo n'amakosa. N'amakosa pe, uyisangamo ibyiza n'ibibi. Niyo mpamvu rero hari nk'inyandiko mfite hano mu gitabo nateguye kivuga ngo ubuzima tubayemo umuntu yakwita irindagiza myumve cyangwa irindagiza n'ibitekerezo ariyo bibiliya. Bibiliya ikaba ariwo mushinga w'irindagiza bitekerezo, uyisangamo ibyiza n'ibibi. Abantu benshi b'abatware bagiye bakoresha imirongo imwe n'imwe bica bavuga ko ari Imana yabivuze, yabihumetse. Ba nyiri uwo mushinga bafashe ibitekerezo babyitirira ijambo ry'Imana. Bafashe ibitekerezo byabo babitiza ijambo ry'Imana. Mbere yuko ibitekerezo birindagira, burya rero mbere biba bimeze gute? Tubonye ngo irindagiza myumvire, mbere yuko ibitekerezo birindagira biba bimeze bite? Igihe ubwonko rero bukora neza, buba buri mu munezero, mu rumuri, biba bimurikiye. Ariko igihe ubwonko bukora nabi, buba buri mu kaga no mu marembera. Bibiliya nikoreshwa ubwenge kuko yabihishe abanyabwenge. Urumva aho hantu ibisobanurira uri muri abadukurikira muzadufashe. Iyi mirongo rero nayo narayifashe n'ibice mu buryo bukomeye ibitekerezo cyangwa se ibirindagiza myumvire, kongera kuyisengingamo ngo nirwe ndwana nayo n'ibikwica gusa, n'ibikuvuna. Mba mbizi nkamenya aha n'ibicyo havuze, ntabwo mbifataho igihe ngo njye gufata iyo mirongo n'ibice nko kuba abakirisitu barwana nabyo. Nabibayemo pe, agace n'umurongo nkaba mbizi mu buryo bukomeye cyane. Ariko icyo nzi nuko muri Yesaya mu gice cya 34 gutyo haravuga ngo wumve nawe n'abadukurikira ngo Imana, iby'Imana yabisha abanyabwenge ibihishurira abaswa. Nawe ibaza, Imana igiye gufata abantu b'indindagize b'abaswa b'injiji, akaba ari byo ishima kubibwira ibyabo. Kandi tuzi agaciro k'umunyabwenge. Umunyabwenge ni umuntu ufite ubumenyi busobanukiwe, nubwo amahitamo ye ashobora kuba umunyabwenge mubi. Nanone hari abanyabwenge bafite ubumenyi basobanukiwe, ariko kubwa cya kintu twabonye cy'umutimanama, za mbaraga ebyiri zikorera mu muntu, kubw'amahitamo ahitamo kuba umunyabwenge w'ikigoryi mubi rwose, handi bateza ibyago abo bayoboka. Buryo ubu ntabwo aba yabaye umumenyi cyangwa umunyabwenge mwiza. Ariko mu by'ukuri Imana yagakoranye ku ijambo ryayo n'abanyabwenge kuruta abaswa, kuko umuswa n'umuswa. Umuswa nyine ni wowe twakwita ikigoryi nyine. Gusa Imana ikeneye gukorana n'ibigoryi n'abaswa. Ariko njye numva nk'uwo murongo wavuze ngo yabigisha abanyabwenge, ni ba bandi wenda bagaragara ko hari ukuntu wiga cyane ukuntu by'Imana utabyumva cyane. Yego, urumva. Ariko abaswa akenshi, abaswa umuntu yumva ko ari umuswa bashaka kugira ngo yige cyane. Buriya naho hantu umva yabigisha abanyabwenge bisobanurira abaswa. Abaswa bashaka kumenya. Urumva, aho umuntu w'umunyabwenge ndavuga sinzi wenda ni ukubyumva wundi aho hantu. Ni ukuvuga ngo abantu banditse Bibiliya, bateguye umushinga wa Bibiliya, ni abahanga. Iyo ngingo bakwereka ko bati abanyabwenge ni abantu bishyira hejuru. Ashobora kukwereka ko we yabimenye kubera ko yize, yasomye. Noneho bakakugaragariza ko Imana yahisemo gufata abaswa kugira ngo umunsi bakoze ibitangaza n'ibirenze tuzabyibazeho. Uriya muntu uko atize, kuki ari gukora ibindi?
ariko igiteye agahinda uzababona mu nsengero bavuga indimi zitamenyekana, si icyongereza, si igifaransa, ahubwo ni umwuka wera uri, si ikidage, umwuka wera uri kuba guhumekeramo. Ese umuntu urugero gutukira umuntu yakubwira ngo hari nk'umuntu wagiye mu ndimi izo zivugwa muri Bibiliya, ugiye kureba nyine gusesengura, yivugira ubwoko bw'ibinini ajya mu mwuka ati pasamoro modiakini korakini amogisi abivuga yivuga byarangira ati iravuze ariko bavuga ngo sasa ngo asana no birafata bya mundi bati ngo plastic industries undi ati Imana iravuze ngo yivugira ubwoko bw'ibinini abyungikanye urumva none abatabizi urari tumuzi mu gace mu mudugudu urumva kurasigaye umwuka bumanutse asigaye avuga indimi nicyo rero urumva bari barateguye n'abahanga cyane ubwo rero Bibiliya nikoreshwa ubwenge kuko yabishe abanyabwenge ibisobanurira abaswa. Icyo ni ikinya gitewe umuntu, ikinya gitewe umuntu ku buryo umuntu koko abantu binjije barawo barabyemera tu nabo bagatangira kuvuga indimi no guhanura bidafatika. Kandi Pawulo yaravuze ati abantu bavuga indimi zitamenyekana muvuze nko kuvuza idebe. Iyo uvugije idebe ririrangira ntumenye icyo rivuga ukuretse kumva ikintu kiranga. Ubwo umwuka wera yamanukiraga intumwa bagomba bavuza indimi mu ndimi z'amahanga. Njye niba ndi mu Rwanda munzi ntarizi mwumva mvuze ubutumwa mu cyongereza cyangwa se mu gihebura cyangwa se mu kilatini, ariko si bavuga ibintu bitamenyekana byumvikana gusa by'amoko y'ibintu n'iki arakini today yumva arakini today no ubwo rero ku bantu ni ukuvuga ngo Bibiliya rero tugiye kureba dusange ni umushinga wateguwe uteguranwa ubuhanga n'ubwenge bw'agatangaza. Muri make ni igitabo cy'ubwenge cyateguwe n'abanyabwenge kubw'inyungu z'ibihugu byabo. Agitegura uko tugiye kubibona Bibiliya igizwe n'ibintu bine, harimo umuco kigizwe n'amateka, kigizwe n'amagambo avuga ku Mana ndetse n'imigani. Ngibyo ibintu bigize kiriya gitabo. Kubyumva? Noneho buriya Bibiliya itangirana n'umwaka mbere habayeho ibintu by'inyandiko amahanga ukuntu yagendaga cyangwa se abanyabwenge bandika bitandukanye. Tuvuga ko bandika ku mabuye, abanyagiputa abirabura bakira bandika ku mabuye. Tubona ukuntu bandika ku by'inkorogoto, by'ikumu n'inkorogoto bakandikaho nyine ibintu imuzi z'amatungo. Ibyo byose abavumbuye Bibiliya nk'ijambo ry'Imana cyangwa se bateguye umushinga wo gutegura Bibiliya, kuvumbura Bibiliya, bagiye bafata izo nyandiko zose uko abantu baziteguraga mu muco wabo. Noneho baragenda tubwirwa nk'abanyeshuri 70 b'Abagereki nibo bantu ba mbere bagize umushinga wo gutegura Bibiliya. Bagiye kwigira Imana mu Misiri ya kera. Baragenda bicara ku karago biga uburyo Imana iteye ibaho, uburyo ibana n'abantu n'iki. Nibo bantu ba mbere batanganye imyitozo. Barangije kwiga baragenda mu Bugereki batangira gutegura Bibiliya yandikwa Septagint, ari nayo yiswe Bible. Buriya Bible niyo Bibiliya ya mbere Abagereki batunguye, yari yamaze gutegurwa abanyeshuri 70 bakubutse muri Kemeti ya kera ariyo Misiri. Uri kubyumva? Baragenda mu kwitegura nyine bayitegura mu nyungu z'Abagereki. Bashyiramo ibindi bitekerezo bakurikije ibyo bigiye muri Kemeti ya kera. Ni naho dusanga abafilozofe ba Plato, ba Fez, ba Aristote. Urumva? Bariya bose bigiye ku karago
muri Afurika muri Kemeti ya kera nabo baraje bigishwa n'umufilozofe wa mbere watungutse ku isi wabayeho witwa Imhotep. Imhotep niwe umufilozofe wa mbere wigishije na bariya, ariko bageze iwabo nko gutegura umushinga wa Bibiliya nuko abagereki bari bayoboba aribo bari bayoboye imyaka myinshi isi. N'ubu tuzi ko ari abafilozofe ba mbere babayeho ni abagereki. N'amateka yo dusoma ibitabo byinshi by'abafilozofe usanga ari abagereki, ariko babyigiye muri Afurika. Imhotep ni nawe buriya wari ufite fiziki ikomeye cyane iri hejuru, ni nawe wubatse nyine ziriya piramide kuko zisaba imibare myinshi. Ubwo rero baragenda bategura Bibiliya ya mbere abagereki. Abantu batangire bamenye turi kureba ukuntu Bibiliya yatungutse. None ariko mu kwitegura no kuyandika bagenda babongera n'ibindi bakurikije ibyo bigiye mu birabura uburyo bafata Imana. bo baraje bareba imana zo muri Afurika. handi twabonye ko badushinja ko abirabura twasengaga, kubera ko impamvu bavuze ngo abirabura basenga izuba, basenga uruzi rwa Nili. Ntabwo bari bazi Nyabarongo kuko ntibageze mu Rwanda, ntabwo bari bazi Victoria cyangwa se n'izindi nzuzi cyangwa se uruzi rwa Zaire, ahubwo bari bazi Nili kuko niho bigiye Imana. Noneho bagenda bagukunda Abanyafurika basenga, Abanyegiputa basenga Nili, basenga izuba, kuko twabibonye ukuntu basanze bo Abanyafurika twigaga Imana mu bifatika biri fizi bifatika, ikintu wasobanurira umuntu kuko akakibonamo Imana, atari kwiga Imana mu mwuka. Handi bigaga yarebaga igisiga n'imbaraga zacyo n'uburyo giteye, kiguruka kihanuke, uburyo kireba muri metero 2 biri munsi y'ubutaka. Noneho bakahita bakibonamo Imana, bakagifatamo Imana. Ari nabwo twavuze bakoraga n'amasembo ari n'Imana baduhaye, yari Kacyiru muri za Nyambere 1994. Hari igishushanyo cy'igisiga Egiputa yaduhaye nk'Imana. Nuko kuri bo ni ikintu cy'agaciro kuko igisiga bakibonamo Imana. Niho hahandi basengaga uruzi rwa Nili, uburyo rutungishije benshi bakarubonamo nk'Imana. Niyo mpamvu basengaga izuba, kuko izuba baribonamo igitangaza, baribonamo Imana, kubw'umumaro w'izuba ku muntu ubayeho waremwe n'Imana. Twebwe Imana twabibonaga mu bigaragara, mu bigaragara bifatika, bikigishwa Abanyafurika, abantu bakumva ko Imana, kuko twari kutabona Imana uretse kuyibona mu byo yaremwe. Bari kubyumva. Noneho b'abanyeshuri bamaze kubona uburyo Abanyafurika twemera Imana tuyizera, baragenda muri kwa kwiga Imana mu Egiputa, nibwo bagiye bacuramo. Ubundi ntabwo twagiraga Bibiliya ejo bundi kugabakora, twigiraga inyandiko nyine zanditse ku mabuye, zanditse ku mpu, zibitse muri za piramide, zivuga umuco n'amateka n'Imana byacu by'Abanyafurika. Noneho baje kwiga Imana nibwo bize, baragenda noneho bandika Bibiliya, bongeramo noneho sasa n'igihanga, bafata rya zuba bize muri Afurika ko bibigisha Imana, bafata cya gisiga twigisha Imana, bafata rwa ruzi rwa Nili n'ibindi, baragenda. Nibwo bari bafite witwa Diyonizi ni igitekerezo Abagereki bari bafite. Diyonizi wavuye mu ijuru aza mu isi, abyarwa n'umugore w'isugi, akora ibitangaza, yabacungura abantu. Buri gitekerezo cya Yesu gikomoka kuri Diyonizi umugereki. Yego, ko ari we wabanje. Buriya Abaromani bamaze gusimbura Abagereki kwigarurira isi, ukazajya nka duhereye kuri za nyamaswa enye zo muri Daniyeli, ya ntare, ya dubi, ya ngwe, ndetse na ya nyamaswa yari ifite imitwe 7, ariya ni amami yayoboye isi. Nibo bivugaga n'ubuhangange bwabo. Ubwo rero batungura Bibiliya yandi yitwa Septuagint cyangwa se iriya yitwa Bible, ari naho Abanyarwanda bashishuye Bibiliya. Ese tutaraga yego, ubundi abo banyeshuri bagiye muri Kemeti, yego, gukora ubushakashatsi bakora Bibiliya ya Septuagint. Ubundi barafite iyihe ubundi barafite
intego bari bafite bari baramaze kumenya ko Afurika ari umugabane mukuru ndetse wamenya Imana kurusha indi migabane. Bari babakenyeho rero byinshi by'ubwenge kugira ngo babashe kudevelopa isi no gukora iterambere muri yo. Yego ndabyumva. Ariko se abumva ukuntu kuri umushinga niwo wawundi wo kurashaka kuvuga nipa urugero wenda ngiye gutera igihugu wenda runaka urumva ndashaka kugira ngo haranzahafate. Yego urumva intego bari bafite abageretse muri ya myaka 500 bayoboye isi. Habayo kugenda twabonye uburyo abami bajyaga bigarura ibice binini by'isi, aho twita abamperere, abami b'abami. Burya buri mwanya wese wajyagaho niho tubona uriya ba Alexandre Rugara ageze muri Afurika mu Misiri ya kera yashatse kuhiyitirira. Burya hitwaga mu Alexandria. Abasoma Bibiliya mu gihe muzareba ya karita iri kuri paji ibanza kwa dukarita turiho tugaragaza Palestina, Afurika, hariya niho bitaga mu Alexandria. Burya ni Alexandre Rugara yabaye mu gihanga byarwana intambara zikomeye cyane, yashaka kwagura nyine abagiye cyashaka kwagura mu bigaru by'isi. Ageze muri Afurika rero asangana umugabane urimo ubutunzi, urimo abanyabwenge, urimo abantu bazi Imana ibintu batari bazi. Niko gutuma hari wabo uzi wa mugabane dutungutsemo ufite ubutunzi bw'agatangaza, ari umuco, ari cyari kumenya Imana, bararenze abanyabwenge. Ahamagara intiti z'abanyeshuri wabo nk'uko bafatana muri kaminuza, muze baricara noneho batwiba bwa buryo bya ngo bibe Afurika, umuco n'amateka n'imenyamana. Noneho kugira bagende bacure cya kintu bita Bibiliya kirindagiza myumvire, kugira ngo bazakizane noneho bakidusomera nk'icyavuye mu Imana, kumbi kiteguye kubw'inyungu zabo. Uri kumva intego bari bafite baza muri Afurika barakoraga cyane, none bagira ngo duhugire mu gusoma bya Bibiliya bazanye, gukora kwacu kugabanyuke. Kuko batwa biti iki gitabo ugomba guhora usenga ukiga ugahozaho ukakiga cyane kugira ngo nyine uzajye mu ijuru. Wahirwa umukene, harimo mu ijuru, wahirwa umukene igihugu cyitwa ijuru, harimo Yesu uzacungura abantu bagiye mu ijuru, harimo ukuntu isi izarimbuka n'ibirimo. Ibyo byose bakora proje mbega iteguyemo ibyo bintu byose. Baya ngo dutere ubwoba isi izarimbuka. Baraturindagiza batubwira ko tugomba kuyoboka abantu bakizanye, ari abamisiyoneri, ababwirizabutumwa, tukabakurikira, batwemera amateraniro, batwemera insengero. Ibyo ni ibintu bari barateguye. Ubwo abagereki bateguye Bayibolo ya mbere, bamaze kuyitegura. Noneho ubwo abaromani bari bamaze gusa nkaho nabo bigarurira isi batsinze abagereki, ubwo tubonye Bibiliya ya mbere. Ni kubyumva, tubonye abayiteguye ni abanyeshuri 70. Ubwo iyo Bibiliya yavuye mu ijuru, tugiye kugendana n'abadukurikiye. Iyo Bibiliya ntiyavuye mu ijuru, ahubwo ni abanyeshuri 70 baje. None se utagera aho ngaho? Yego, Bibiliya harimo imirongo imwe wemera muri Bibiliya nanjye ubwanjye ndayisoma, nkanayibwira n'abantu, mbabwira n'ibitekerezo bimwe byabafasha muri Bibiliya, kuko tubonye ko igizwe n'ibintu bimwe, igizwe n'amateka, imigani, umuco n'ibivuga ku Mana. Ni ukuvuga ngo njyewe kuri njye si igitabo cy'ijambo ry'Imana cyabonetswe n'Imana, ahubwo ni igitabo kivuga ubuzima bw'abantu bwa buri munsi ku bw'inyungu y'ababiteguye, ku buryo ushobora gukuramo ibigufasha. Ushobora gusoma imigani umugani ukagufasha, ushobora gusoma igitekerezo kikagufasha, ariko navuze ngo ni ijambo ry'Imana. None se ko urumva hano mu wa kabiri wa Samweli, igice cya 23 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, haravuga ngo umwami Dawidi yaranditse ati, umwuka wa Yehova niwo wavugaga binyuze kuri njye, kandi ijambo rye ryari ku rurimi rwanjye. Urumva uwo muntu Imana niwe bavuga bari nk'ari connect. Nubwo tubona ko ari abantu
banditse, ariko akenshi bandikaga n'ibitabo. Urumva umwami Dawidi, urumva we niba hari icyo yavuze ku bijyanye n'Imana, we ntabwo atariho byanditse, urumva ari Imana yamuhumekeraga n'ibyo yavugaga n'ibyo yakoraga byose. Tutaragira aho ngaho turaza kureba uburyo yabaye, turi kubanza kureba itangira rya Bibiliya n'amateka yayo. Noneho turaza kugeza tuyita irindigeza n'umubiri. Turaza kubona ibyo rero noneho sasa byabagiye bitirirwa ibyavuye ku Mana. Wisimbuka gato abo washyira akantu uze kumbaza. Tubanze turi amateka yayo abadukurikira. Ubwo twari turi kureba Bibiliya yatungutse bwa mbere, yatunguwe n'Abagereki ku bw'intiti zabo zoherezwe mu Egiputa ya kera. Ubwo Alexander yayigaruraga, naho twabonye wa musoteri washinze amashuri ya mbere yo kwigiramo iby'Imana yitwa Soteri, ariwe wiswe Kristo wa mbere. Mbere y'uw'i Nazareti habayo Kristo wa mbere w'Umugereki yitwa Soteri. Yashinze amashuri ya setoloji, ari naho hakomoka teoloji. Babyumvise? Abo rero batunze Bibiliya ya mbere yitwa Bible Septuagint. Irangiye iyo ngiyo b'abanyeshuri 70. Ubwo tugiye kuyabagereki noneho yitwa King James. Abadukurikira afite iz'Imana, ari abadukurikira connect, banyarwandakazi mwese mudukurikira, mwumva itangira rya Bibiliya, abantu bagumya kubarindagiza ngo igitabo cyavuye mu ijuru, ngo cyahumetswe n'Imana. Ndetse naho tubona, turaza kubona ukuntu naho tubona Mose yagiye ku musozi Sinayi uhabwa amategeko y'Imana, ari no muri cya gitabo icumi y'Imana. Tukiri aho ngaho kuri Bibiliya ya mbere, Abagereki batunguye bamaze kwigira Imana mu Egiputa ya kera ariyo Keneti. Buriya amategeko Mose yahawe 10 ku musozi Sinayi, yaza yagera imbere y'Abaheburayo y'Abisirayeli, yasa n'abiremeye ikigirwamana, kubwo agahinda n'umujinya akayakubita hasi akamena, akayamirizwa yayamena. Ariya mategeko 10 akomoka muri 28 yari hahandi muri Keneti ya kera aho bigira Imana b'abanyeshuri. Bivuze ngo bajya kwiga Imana mu Egiputa, ari naho batunze Bibiliya ya mbere ya Bible. Reka tunabirebe. Buriya abirabura ari amategeko 10 abadukurikira. Uhereye kujya mbere, uzajye ntukagire izindi Imana imbere mu maso imbere, uzajye usenga Imana imarize uko ndogoza, kugeza kurya nyuma ryo kwifuza no kugira ngo ntukifuze. Ariyava muri 28 basanganye abirabura 28, bo baragenda bakuramo ibicumi kubw'inyungu zabo. Hari impamvu bayaretse. Abadukurikira rero, ariya mategeko na n'ubu abagenda abakora ingendo no gutembera, bantu mutembera hirya no hino muri Egiputa, muzajye muri piramide za, muzasanga ku mabuye hari amategeko 20. Wallahi wa mugani w'umusira harabu byanditse akanda ariyo 20. Noneho yari yanditse mu bitabo wenda bizakara ntabwo babya ibyo biri mu nyandiko zibitse mu bubiko bwa ziriya piramide. Ubundi n'imize ku Banyafurika b'Abanyamisiri habitse n'ibyabo by'amateka y'umuco wabo, nubwo bagenda bakolonizwa bimwe bigahinduka n'ibyo, ariko birimo. Yaravugaga ngo ari amategeko bo 28, wumve icyiza cy'uriye kwa tuzi Imana. Harayo uzimo ari 10 oya 28 harimo ari 10, hari n'andi akomeza nyine. Ni harandi arengaho nka 11. Yego, noneho haranditse ngo wenda tuvuge nk'itegeko rivuga kutiba, ntukibe. Haranditse ngo sinzigera niba gusanga, wenda rero tuvuge gusanga ugasambana, sinzigera nsambana. Bivuze ngo yari imyifurize y'Umunyafurika kudakora icyaha. Wumva itandukanye n'Abanyafurika bwa tuzi Imana, mu gihe wowe utegetswe ntukibe, ntugasambane.
ni itegeko umuntu akubwira, arabikubwiriza. Niyo mpamvu babyigishwa bakarenga bakabikora, kuko ntabwo ari imyifurize ikuremwe ngo bikuvemo kudakora icyo kintu. Ubu twigishijwe nabi, sinzigera niba niko ryanditse, niko umunyafurika yizeraga Imana mu mategeko ye. ariko tuvuga ngo ntukibe. Njye nubimbwiriza bitandimo muri kamere yanjye mu maraso, nzagerageza kuko uri kumbwira ngo ntukibe, ubiyigishe, unyereke n'ibyaha, ariko nzarenga nibi kuko bitari muri njye, nk'imyifurize indeme. Uri kubyumva? Iri muri 20:28. Bariya bagereki ibya Adamu na Eva batunguye bakandika muri iyo Bibiliya, twabonye ko muri hari igitekerezo cyatuma ari we Adamu. Inkuru za Nowa, ukuntu ziriya nkuru za Nowa n'iki byose, ziriya nkuru mu Misiri muri Kemeti ya kera zari zihari ariko zitavuga kuri ye. Bo baragiye barazitubura. Ndi kubyumva? Iziriya nkuru z'ukuntu Satani azamanuka, birajya intambara hari Magidoni, ukuntu izaba bwa nyuma Yesu agacungura isi akarimbura umubi Satani. Biriya bitekerezo muri Kemeti ya kera byari bihari, by'umugabo wari uhanganye bitya n'Imana. Ibi bitekerezo byari bihari. Bo baragenda noneho ko bamaze kubyiga, baragenda baricara iwabo bakoramo igihangano cya Bibiliya mu nyungu z'abagereki. Uri kubyumva? Aho witwa Dionise, aho umufilozofe witwa Mutagatifu Anselme wakreye icyo bita ijuru. Tuzabona ijuru. Mutagatifu Anselme niwe wavumbuye icyo bita ijuru. Ijuru ribamwima igihugu cyitwa ijuru. Ibyo byose rero bamaze kubyiga, barabisesenguye, nabo bari bafite abanyabwenge, bagenda nyine babitekinika, bavumbura n'ibindi, bongera n'ibindi bikomeye cyane, bagifata nk'igitabo kivuga ibyo ku Mana mu gihugu cyitwa ijuru, n'abazajyayo n'abazabana n'Imana n'ibyo bakora n'Imana byose nuko wakabaye igihugu cyitwa ijuru cyane. Kari mu Mutagatifu Anselme, abasoma uruhererekane rw'abatagatifu muzamubona. Mutagatifu Anselme kandi yari umufilozofe, ariko nyuma agirwa umutagatifu. By'abatagatifu tuvuga ngo n'abatagatifu bajya bakora ibintu by'agatangaza, bafata nk'abantu b'Imana, bari abafilozofe. Kuko tuzabona ukuntu byo filozofi na teoloji bitabitandukanye, ariko kugeza ubu abantu barabitandukanye, bakabona ko naho. Ubwo rero abize iziriya nkuru zose bashyize muri Bibiliya byari bihari muri Kemeti, no biracyahari muri mize zaho, uburyo bafataga Imana n'uburyo bavugaga Imana. Baragenda rero bakoramo icyo gihe. Twihute, iyo ni Bibiliya ya mbere yavumbuye n'abanyeshuri 7 b'abagereki. Nyuma hazaho mu 1816 gutyo, nibwo havumbutse Bibiliya ya mbere, Bibiliya yindi yitwa King James Version ya kabiri. Ariko tutaragera aho ngaho, muri 325 umwami Constantine, abaromani bamaze kwigarurira isi, none barimo bigarurira isi, niwe muntu wa mbere wise Bibiliya ijambo ry'Imana. Umwami Constantine muri 325 niwe muntu wise Bibiliya ijambo ry'Imana. Abadukurikirana byumva, ubundi byari iki? Ubundi mbere byari ibitabo by'umuco n'amateka ku bihugu runaka, muri sisiteme yo kwigarurira iki isi. Kuko twabonye ko hari igizwe n'ibintu bine: amateka, imigani, umuco n'ibivuga ku Mana. Urumva bamaze kusanga ibyo twiga Imana, barabitekinitse, bayishyira n'iby'Imana mu nyungu zabo. Amateka yacu n'umuco by'Abanyafurika nabo babitekinika ku nyungu z'Abagereki. Urumva? Noneho bigeze mu gihe cy'Abaromani, Constantine we noneho ayibatiza ijambo ry'Imana. Ngiyo nko muri 325, ngiyo nkomoko ya Bibiliya ijambo ry'Imana. Bigeze mu cya 816 gutyo, nibwo abanyeshuri 70 bameneshejwe mu Bagereki, kuko tumvikana n'umwami wabo, byatewe n'impamvu runaka wenda. Urumva nabo bari abahanga, bari bafite kubw'inshingano bamariye igihugu, ntihabuze ibyo bagonganaho, barabamenyesha. Babamenesheje bahungira mu Bwongereza. Bageze mu Bwongereza, umwami James arababwira ngo kugira ngo mbahe ubuhungiro
muranyemerera kuko ni kuri abantu bari ba mbere batunga Bibiliya bari abahanga mu gihe abagetsi bari bagize. Muranyemerera munyandikire Bibiliya ku nyungu z'Abongereza kugira ngo mbaho ubuhungiro. Urumva nta kundi bagomba kubigenda, babyemeye nibwo batunguye Bibiliya yitwa King James. Ngaho dukurikiye nimutubwire King James kari umwami w'Ubwongereza, umuntu usanzwe, ni marayika wavuye mu ijuru arayandika. Bibiliya ya King James ni umuntu wavuye mu ijuru arayandika. Ni abamarayika bayanditse, ni abantu uko bamukina umwana barayandika, cyane umwami James wateguye proje arayandika, bandika igitabo cyitwa King James. Ariko abantu basoma Bibiliya y'Icyongereza ntibite ngo King James ni iki, bakumva gusa iyo nyito iryo zina, bakumva nyine nuko yitwa nyine, ariko ni umwami James w'Ubwongereza wabayeho muri iyo myaka ubwo bateguraga ubucakara. Uri kubyumva? Batungura iyo Bibiliya, babagereki 70 bafashe umwami w'Ubwongereza gutegura iyo Bibiliya, nabo bayikora mu nyungu z'Abongereza. Noneho iza ari akarusho, yaze igendana n'isezerano rye. Urumva mbere by'isezerano bya kera abagereki bayoboye kera mu ya myaka magana bari imbere ya Kristo kugeza mu itangira rya Kristo. Noneho buriya isezerano rishya ryatungutseho Kristo abereyeho, bamwubakiye bakamwimuka w'Imana, nabwo bamutunguranye na Bibiliya yitwa isezerano rishya. Bibiliya hariya tubone ziriya nzandiko zose zanditswe na ziriya ntumwa tubona mbere, ariko mbere byari bivuga umuco n'amateka n'Imana nyine cy'igihugu. Ari nayo mpamvu bavuze ka kano ngo ubwo isezerano rishya ryasajije isezerano rya kera. Isezerano rishya ryararisazishije ngo ryaribundikire. Yesu wanyubajije aravuga ngo Yesu atungutse baramubajije ngo sinaje gukuraho amategeko n'amateka, ntabwo naje kubikomeza. Bivuze ngo hari haje ikintu cyo kunonosora kimwe cya mbere. Noneho ubwo nibwo hatungutse Bibiliya yitwa Bibiliya ya King James y'Abongereza. Noneho yo iza cyane yibanda ku mucakara. Niyo hahandi hari inzandiko za ba Timoteyo zivuga ukuntu umwami nyine umutware agatwara inkota ubusa, uburyo nyine abagomba kumvira umutware, uburyo bagomba kumvira gute. Biriya byose yari proje yo gutegura uburyo bagiye gukoloniza Afurika, noneho batwara abacakara kuko bari baracengeye Afurika, barayinjira basanga irimo n'abantu b'abanyembaraga bashobora kuresista. Ni nawe tuzasanga yari afite umuntu witwa Willy Lynch, ni umunyabwenge cyane wari mu Bugereki. Urumva byageze ubwo baremaga igihe cy'ubucakara ku bw'iyo Bibiliya bayigendeyeho bayifashishije, kuko buriya ngo ubwo bateguraga igihe cy'abacakara babavana muri Afurika, kwari ukugira icyo gitabo niba kibasomera bumve ko ari ibivuzwe n'Imana. Niba biri tubwira ngo nta rutware rutava ku Mana, urumva umutware ntatwara inkota gusa, mububahe mubumvire. Ni ukuvuga ngo abacakara bagomba kumvira abatware b'icyo gihe, kuko byanditse bakabasomera cya gitabo handitswe ngo muri Timoteyo wa mbere handitswe ngo ibyo bivuzwe n'Imana. Ntabwo kubita inkota akaguhitana bagenzi bawe bamuri kumwe bavuga ati Imana yabyemeye kuko biranditse. Mbere muri izo nzandiko zari ziri mu mateka yabo, ba Timoteyo na ba Luka n'abandi byari birimo cyangwa byaje mu byabo? Ubwo twari tumaze kubona Bibiliya ya mbere, ndetse ubwo dusanga tugeze kuri Bibiliya igendanye n'isezerano. Twari turi kuri Bibiliya yavumbuwe n'Abagereki y'isezerano rya kera, uburyo yabayeho, uburyo yari iteye n'icyo yari igambiriye. Noneho ngo ariko icyo gihe tutarajya kuri Bibiliya ya King James, iyo turayijyanisha na Bibiliya y'Abagereki, turahita twikurikiranya tuyijyanisha na Bibiliya n'ibyo bita Tanaka, ibitabo by'Abaheburayo aribo baje kuvamo Abisirayeli. Bo bari bafite ibitabo bita Tanaka, byari ibitabo bivuga ku muco n'amateka byabo n'uburyo bizera Imana mu muco wabo. Byumvise nabo bari babifite gutyo. Noneho ubwo Abaromani noneho bamaze gutunguka, bamaze gutunguka bagatungura Yesu, bagatungura Bibiliya y'isezerano rishya,
nibwo noneho n'abaheburayo nabo baje bavuga ko bavugurura bya bitabo byabo, nabo bagendera kuri Bibiliya y'Isezerano Rishya, kuko n'ubundi bari bamaze gukonizwa na ba bamani bigaruriza. Ubwo rero abaje yagira twavuga King James, umva iyo yarindagije abantu mu buryo bukomeye cyane, ndetse uwo uri rinshi wari umunyabwenge cyane mu gihugu, bamaze kugera ku ntego yo gukoloniza abirabura no gutunda abacakara bitwe bagendeye cyane kuri iyo Bibiliya. Yageze arababwira ati rero ibi bintu bishobora abakomoka kuri aba bantu uburyo babaye mu kirega bakabagirira nabi, ndetse bitwaje Bibiliya ngo niko Imana ivuga, no kubica no kubatotsa no kubagirira nabi. Nibwo yababwiye ati rero aba bakomokaho abantu bashobora kuzatwigarura inzira bakatubaza, ahubwo nimureke tureme umucakara mushya. Mureke tureme umucakara mushya. Ubwo tugeze ku irindagiza myumvire ariyo Bibiliya. Katimo tura Bibiliya itangira ryayo, noneho ni gute yabaye irindagiza myumvire ku banyafurika cyangwa irindagiza bitekerezo. Uwo uri rinshi yabigizemo uruhare cyane, ategura inyandiko nyinshi cyane zigaragaza ko rero mureke guhambira abirabura iminyururu no kubakubita inkota no kubagirira nabi, kuko ryaba bakomokaho bazatwigaranza. Kuko umwirabura muri Amerika y'Amajyepfo yageze ubucakara bumaze gusa nkaho bamwe bafatanyije n'abazungu bigaranzura ingoma yagiye akina gikolonizi y'Abanyamerika y'ubucakara. Bageze aho koko barahumeka, bubaka ubuzima, batera imbere. Buriya bashaka bari kubibaza abere uburyo bene wabo base na basekuru bagiriwe nabi. Ariko buri yinshi nk'umunyabwenge wafashaga King James gutegura umushinga wa Bibiliya ariyo rindagiza myumvire, abo umunyabwenge koko bari bafite. Navuga ati nimureke tureme umucakara mushya, kwica ibitekerezo bifashishije ijambo ry'Imana. Nibwo hateguwe noneho Bibiliya y'Isezerano Rishya. Babyumvise irindagiza myumvire ukuntu byaje. Noneho Bibiliya iza kuza nk'ikije kwica ibitekerezo by'abantu, nk'ikiyobyabwenge gikomeye cyane kije kuri irindagiza Umunyafurika. Afurika niwo mugabane wakonejwe cyane n'abera bitwaje ijambo ry'Imana kuruta indi migabane twabona. Uburyo Aziya iri ku isonga mu buryo bukomeye cyane, uburyo iri gutera imbere nuko abantu bafite ibitekerezo bikiri original, ntabwo byishwe n'ukwemera. Ari naho twabonye bafite impano yo kumedita no kuvumbura bidafitwe n'abirabura, kuko twebwe twabonye ko hari ingingo zishwe n'ukwemera zituma tuba tutaba super power ngo tuvumbure tuba abantu b'ibitangaza. Za mbaraga zindi tuzabona zishwe n'ukwemera. Ubwo rero Bibiliya iratungutse, ya Bibiliya y'Abagereki. Uri kumva Bibiliya y'Abagereki ije gukora ubukoni bushyashya, umucakara bushyashya. Yego, ije kurema umucakara mushya. Urumva ariho yavuga ngo tureme umucakara mushya. Niho hatangiye projet y'abamisiyoneri. Ubwo Bibiliya ya King James imaze gutegurwa, bategura na timu izagenda muri Afurika kwigisha. Ari naho twabona twiga Imana, bafata timu y'abamisiyoneri. Igihe cya civilisation yo kwigarurira isi cyane mu mugabane wa Afurika, bamaze kubona ko urimo ubutunzi, ari abantu, ari amabuye y'agaciro, ari imbaho, ari amadiyama, ari amazahabu, basangana umutungo ukomeye cyane. Nibwo bari bamaze gutegura iyo projet neza, twayibonye ku Bagereki, ikomereza ku Baromani. Nibwo hari amagambo natangaye muri Bibiliya avuga ngo mu Isezerano Rishya ngo umuntu yavuye mu gihugu cya kure. Abadukurikira mureta mwibuka iryo somo muri Bibiliya mu nzandiko za Pawulo, cyangwa se niba atari muri Luka ni muri Matayo, ngo umuntu yavuye mu gihugu cya kure agiye gushaka imibereho nyine. Ageze mu gihugu cya kure, ngo ubwo yahabwaga akazi abona umurima, ubwo yahingaga uwo murima asanga harimo ubutunzi, harimo ubutunzi bwabyemeye. Ngo nuko asiga uwo murima asubira iwabo kugira ngo azane abone uburyo aza kubona uwo mutungo. Ngo umuntu yavuye mu gihugu cya kure ajya gupagasa, abona uwo murima urimo ubutunzi, asubira iwabo. Urumva ukuntu bacega amarenga. Ni kwa kundi baje muri Afurika basanga irimo ubutunzi, maze basubira iwabo
gutegura uburyo noneho bwa butunzi bazabubona. Aragaruka noneho agura wa murima, babyita ko yaguze wa murima, noneho abona bwa butunzi. Bacaga amarenga ariko bitubimenya bano ba Oscar Boma bamaze kuza bagenzura Afurika n'u Rwanda bacu, basubirayo bati cyake baducaho amacako ati ni abantu bameze batya, bateye gutya, bafite umutungo umeze gutya, noneho bategura ya proje y'ubucakara na Bibiliya. Niko noneho nibwo wacinje umwami Leopold w'umubiri, kuko buriya ari umugeri cyara ubwo abaromani bigaruriraga isi, burya abazungu barakora. Umwami Leopold nawe harigiye yabaye naho abagore bakomeye, ababirigi nabo bakomera cyane. Umwami Leopold nawe arakomera mu zanamura bagenda ibihugu byanyaga biri Rwanda. Nibwo yateguye we ni umubirigi Leopold, umwami Leopold wa kabiri niyo wateguye projet ya missionnaire. Abantu bya bitabo bimaze gutegurwa neza, kije muzimaze gutegurwa, urumva yari y'abanyaburayi isimbuye y'abagereki. Noneho yo ije noneho n'akarusho n'isezerano rishya ariyo rize kuriragiza imyumvire y'Abanyafurika. Niko gutegura itimu noneho ijyana cyo bita Bibiliya irindagiza myumvire ku Banyafurika. Ayo handi Leopold yabwiye abamisiyoneri, mugende muziranjije muri ziriya nyamaswa, kuko tubatujyanye n'inyamaswa kubera ukuntu dusa isura yacu. Mujye kubigishira ijambo ry'Imana mu nyungu z'Abanyaburayi, kuko bazi Imana kuturusha. Ahubwo ngo mubarinde gutekereza. Urumva? Kuko ni mubaha akanya bagatekereza, bazavumbura icyo tugamije. Mubarinde gutekereza, ahubwo niho bari baramaze kurema cya kintu bita ukwemera, ya nyubako y'ukwemera ifite amahame menshi cyane, irimo Yesu Kristo w'i Nazareti wavuye mu ijuru akaza mu isi. Iyo ni Bibiliya ibivuga. Irimo Mariya umwari wari isugi. Urumva? Harimo ibitangaza Yesu yakoze, harimo uburyo Imana yagiye ikiza Abisiraheli, kuko burya impamvu Isiraheli igaruka cyane muri cya gitabo cya Bibiliya wenda kuruta Umuroma, nuko basanze mu Isiraheli harimo umuntu witwa Yesu w'i Nazareti, twabona ibyiciro gishize nk'umuntu w'inyangamugayo mu muco w'Abaheburayo, wari umuntu mwiza. Noneho nawe bamwubakaho ya nyubako bita electrique, ni ikintu cy'inyubako wubaka ku muntu kubw'inyungu bagufiteho. Noneho rero barategura cyane. Niyo mpamvu Bibiliya twayise irindagiza myumvire, kuko iyo tubonye uburyo ibyo yakoze ni irindagiza myumvire y'Abanyafurika, mu gihe abandi bayifata n'icyari kize kubacungura, nk'icyari kize kubereka inzira ijya mu ijuru. Ngo mugende ngo mubarinde gutekereza. Ari imbere wa mugari twaratekerezaga kadukurishije tekiniki zacu. None batuzana nayo masuka gutekereza nyine. Buriya systeme y'ubwami bwacu mu Rwanda twari dufite igenamigambi ry'imyaka 120, acyo bitaga imyaka 120, aricyo bita babyitaga iyo genamigambi. Bo bajyaga genamigambi inzira ya Rukungugu. Inzira ya Rukungugu ni projet bagiraga abantu imyaka 120 bazabura mu Rwanda n'ubyo uzaba ruteye. Noneho baje rero tukagira uburyo, urabona hari ibintu byinshi tuzabona mu muco n'amateka, ibintu by'ubudehe, ibintu bya gacaca, ibintu inkiko zabunzi igihe zatangiye ku bwa Cyilima Rugwe, ibintu byinshi cyane uburyo filozofi y'abami bacu uburyo bagomba kuyobora igihugu. Ibyo byasaba gutekereza. Noneho batuzaniye Bibiliya rero baraturindagiza pe. Handi atuvuga kuko nk'abadive bakubwira ngo ugomba kwiga kino gitabo inshuro 7 ku munsi, kwiga karindwi. Urumva kwiga umuntu uziga Bibiliya inshuro 7 ku munsi azikorera iki? Nawe umva ko ngo musenge ubudasiba, mugomba kukiga kenshi, ugahora muri icyo ukabura, wo kwiteza imbere ukabura. Urumva bari barimo baturindagiza imyumvire yacu, aho tubona muri Bibiliya isezerano rishya kenshi hagiye higanzamo amasomo atwereka ko Yesu yagiye kudutegurira mu ijuru, yagiye kutwubakira mu ijuru amazu tuzaramo.
azagaruka tujyane. Bibiri tubwira ko amasomo atugaragaza ku buryo isi izarimbuka. Hari amasomo atubwira ngo muri Bibiliya ngo ntimugakunde isi n'ibiyirimo, ntimugakunde isi n'ibiyirimo, kuko iyi si igiye kurimbukana, irimbukana na Satani umwe batubeshye nka kadahumeka. Urumva? Dore hagiye kubaho imperuka, barabyandika mu gitabo cy'ibyahishuwe, umperuka ukuntu iteye n'ukuntu abantu bagiye kuzarimbuka, kugira ngo muhunge ibyago by'imperuka bigiye kurimbura abantu, Imana ikarimbura abantu. Musenge ubudasiba, Yesu azasange mushikamye muhagaze neza, mwige karindwi icyo gitabo. Kandi batubwira ngo kandi igitabo tubahaye tubazanye, nihagira umuntu ukura na gato ku buhanuzi bw'iki gitabo, azakurwa kuri cya giti cy'ubugingo. Bari baratwize ko ari igiti cy'ubugingo tuzaryaho, tukaramba iteka nk'Imana. Urumva? Ibyo byose zari tekinike bashyize muri cya gitabo kugira ngo baturindagize. Ni kubyumva? Bashyiraho amasomo menshi arindagiza umunyafurika. Baratubwira ngo bageze ku mafaranga, Bibiliya tubwira ngo mwibikire ubutunzi bwanyu mu ijuru, ay'ingesi n'ingese zitagira. None umuturage kwibatse umunyarwanda y'Umunyafurika ni gute yabika muri banki yo mu ijuru? Si ikibazo. Bakakubwira ati rero dore Imana yatwubakiye inzu zitwa insengero. Urumva? Kandi inzu z'Imana zigomba kubamo ibyo kurya. Muzane kimwe mu cumi n'amaturo, muri Maraki biranditse muri icyo gitabo cya Bibiliya ngo muravuma wa muvumo. Dore mwimye Imana ibyayo, muzane kimwe mu cumi inzu y'Imana ibemo ibyo kurya. Ukibaza ati mwabanye amadukurikiye, Imana irarya. Imana urayishyira ibishyimbo irahinga irarya. Urayishyira ihene n'inka wakagombye kororoza mugenzi wawe muturanye, Imana irorora. Urayishyira kimwe mu cumi n'amaturo, iracuruza irarangura ku gice y'amafaranga. Urumva? Icyo nicyo twita irindagiza myumvire bari badukoreye. Ahubwo bati rero wakibaza uti se umuturage ari wigishije ijambo ngo mubike mu ijuru y'ingese n'inyenzi zitagera, dore muyajyana muri sako cyangwa muri popireri bakayiba. Bamwe muri bene twatwaye akazi bakanayadutwara. Urumva ukuntu bari badukatije baturindagije? Ahubwo mwibikire ubutunzi bwanyu mu ijuru y'ingese n'inyenzi zitagera. Iyo ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. babwibikiraga gute umusaza? None umuturage bakibaza uti se none se umuturage wari ubwiye gutyo yabubikaga gute muri iyo banki yo mu ijuru? Ni kimwe mu cumi n'amaturo mutwara ku rusengero kwa pasiteri, ukaba uri kwiyandikisha. Ukumva kwa kurindagiza imyumvire, byarinagiza imyumvire yabyo Bibiliya. Ukumva kuri wumve na kwa kudatekereza, uyashiriye umuntu wise ngo umukozi w'Imana. Kuko Bibiliya imaze kwandika isezerano rishya baravuze ngo tubonamo icyo bita muri izi nzandiko za ba Timoteyo na Petero ngo abakozi b'Imana. Umukozi w'Imana, iyo Mana yabangarije ye. Imana ifite kampani yangariza abantu bayivugira gukora icyo badukurikira, nicyo birindagiza myumvire. Ku muntu uteze amatwi ibyo ngibyo twite ngo ni ijambo ry'Imana. Noneho ukajyana kimwe mu cumi n'amaturo ayo gushima. Abadive rero burya bagira akarusho. Hariyo bitanga ayo gushima, ayo nyiturano, ayo gufasha abakene. Njye nabaye umudive, njyewe waba ubuhamya uvuga ibi ngibi by'akarusho, mvuga ibyo nzi. Ngo wari n'umutwara mucyo. Ikintu kinangaza, wajyaga kumva ngo kuri iyi sabato ngo amaturo yatuwe ngo azajya gufasha abantu mu kirwa cy'Ghana cyangwa muri Bangladesh. Kumbi y'amafaranga yacu ari kujya kubaka ibihugu by'ahandi. Twatura amafaranga agakusanywa mu nsengero z'Abakatolika n'Abaporoso n'iki, akajyana i Roma, kuri depota yaho i Roma cyangwa se mu Bugeri cyangwa baturutse kujya kubaka ibihugu byabo. Umucakara mushya. Noneho bikorwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buryo bwo guha Imana. Kandi bari guhereza babandi ba mugambi. Uri kubyumva? Twebwe Abanyarwanda twafashanyaga hagati muri twe muri sisiteme y'ubudehe,
ugafasha mugenzi wawe ukamuha icyo umuha agatera imbere ukamuremera none ya hene na ya nkari kuvuga ngo mugenzi wawe cyangwa se bwafasha bw'amafaranga uri kubijyana mu rusengero uri kubyumva ngo uri kwibikira mu ijuru aho abajura batazajya byayo abadukurikira ndibuka mwibuke ari umuntu ajya wenda nibasiye amadeni ariko tuye tuvugisha ukuri ibyabaye muri ADEPR murabizi bubaka Dev Hotel barafunzwe ababayobora bose babamarira muri gereza yasize umugani kubwo kwiba abari babakurikiye kandi barabakozi b'Imana ariko babijyanira babanditwe n'abakozi Imana bishyira mu mifuka yabo ubundi abera babanje banabijyana bigeze ababirwa na bene wacu baturindagiza basize kuri icyo kintu bamaze kutwiba bihagije bamaze kugira imitungo yabo no kubaka ibihugu byabo mu buryo bukomeye cyane wo kuturindagiza noneho basa naho bagabiye bene wacu babayobotse nyine nabo bariyira urumva niyo mpamvu twita ngo nirindagiza n'imyumvire cyangwa se ni ikintu cyaje kurindagiza umunyafurika cyangwa umunyarwanda ibitekerezo ubwo iyo ni Bibiliya yitwa King James y'Abagereki tubonye byinshi by'imisezerano rishya tuzabigarukaho byagiye birindagiza inyandiko nyinshi cyane zagiye zirindagiza abantu bakumva ko ari Imana ivuze tugana ku musozo baganiriye byinshi none turagenda kwinjiramo no mu nyandiko zanditse ba Pawulo tutaragera aho ngaho reka tuvuge ntabwo narangiza navuze kuri Bibiliya yitwa NIV y'Abanyamerika urabona Abanyamerika nibo bavumbuwe nk'umugabane wa nyuma niyo mpamvu urumva buri shyaka mu kwigarurira isi byanavumburaga Bibiliya yabo kubwo inyungu zabo Abanyamerika nabo nk'abantu bari bavutse mu cya 1984 ubwo uriya mwera wavumbuye Amerika kugira ngo umugabane wa Amerika ubeho twabonye ko nabo bagize Bibiliya yabo Abanyamerika nta kuntu bari gusa nk'aho bashaka kwigarurira isi nabo urumva ni kuko niyo ya nyamaswa yari imeze nk'ingwe ifite imitwe ibiri burya ngimiza kuvunika ihembe rimwe niho havuga iby'uburepublika n'ubudemokarate niyo yari ifite amahembe ngo abiri nabo rero bashatse kwigarurira isi byari ngombwa ngo batungure Bibiliya yabo yo yitwa NIV ntabwo abantu babizi izo ni Bibiliya zagiye ziba uruhererekane kubwo kwigarurira imitima y'Abanyafurika cyangwa se n'ibice bimwe byagiye ubukoloni bugera yo yahanzwe Bibiliya NIV yo yahanzwe n'abagabo batatu urumva abagabo batatu harimo uwitwa Colgate abatabizi buriya ufite uruganda rwa Colgate dukoresha twoza amenyo buriya Colgate iva kuri nyir'uruganda rwa Colgate n'uwitwa Henry wari ushinzwe iby'amagereza n'uwitwa Thomas wari ushinzwe wayoboraga intara imwe mu zigize Amerika za 50 nibo bari bafite icapiro mu gihugu cyabo nibo banditse Bibiliya yitwa NIV uwo mushinga wari w'abantu batatu bafite icapiro muri Amerika abadukurikiye muzakora ubushakashatsi nk'uko twabukoze bavumbura Bibiliya yitwa NIV n'abo bantu batatu umwe yashinzwe kuturutina abafungwa wumve kubabaza abafungwa ashinzwe amagereza undi ashinzwe yari umuyobozi w'intara bimwe mu zigize 50 undi yari afite uruganda rwa yitwa Colgate yitwa Thomas yitwa Henry urumva niyo banditse Bibiliya bagizemo bari ku Bibiliya ya NIV y'Abanyamerika yandikwe nabo bahera kuri bya bitekerezo by'Abagereki n'Abongereza nabo bagenda nyine bategura neza ku nyungu zabo bayita NIV yo yari igamije iki nayo nyine yari igamije kwigarurira Amerika yari kwigarurira isi nyine muri ubwo buryo ari naho tubona noneho hazaho n'iy'Abaheburayo
ariyo bita Bibiliya yera. Bibiliya yera y'Abaheburayo nayo iri muri ukomatanye rwatungutse ku Bagereki ubwo twasize iy'Abaromani Bibiliya ntagatifu, ubwo nayo irimo hagati aho ngaho ni nyinshi cyane. Abaheburayo bakomokaho n'Abisiraheli bo bari bafite bya bitabo bita Tanaka biva ku mateka n'umuco byabo, noneho hazamo n'isezerano rishya, bo nayo tuyita Bibiliya yera. Bari kubyumva? Izo zose ni Bibiliya zagiye zitunguka, arizo twebwe twahawe ijambo ry'Imana. Noneho tukibaza turi kuki ariyo Bibiliya yera igizwe n'ibitabo 66, hakabaho Bibiliya yitwa ntagatifu y'Abaromani ni ukuvuga ngo rero igihe Constantine yayitaga ijambo ry'Imana, ni naho batunguye nyine Bibiliya yabo yaje no kwitwa ntagatifu. Noneho iza kuzayo irimo ibitabo 673, irimo ibyo bita ibitabo bya bene Makabe, ibitabo byitwa bene Sirake. Bantu badukurikiye nawe munyamakuru bavuga ko niba Bibiliya igizwe n'ibitabo 73, bikaba birimo ibitabo tutazi bya bene Sirake n'ibitabo byinshi iby'Abamakabe, ubwo se basize bingana iki? Abadukurikira mu kwandika Bibiliya ibitarashyizwemo bingana iki? Ubu tubabwiye ugiye bakora bandika Bibiliya ariko bita canonique na no canonique, ibitabo bakuyemo byinshi muri no canonique. Noneho wari witwa Mutagatifu Athanasius, urumva Athanasi. Ababona urutonde rw'abatagatifu muzabibona, twabonye Mutagatifu Serime wakereye igihugu cyitwa ijuru, tuzakige twiga ijuru. Hari Mutagatifu Athanasi, niwe wari ushinzwe gutegura no kuzonzora ibijya muri Bibiliya, za nyandiko zivuga amateka n'Imana n'imigani y'ibihugu byabo n'umuco wabo. niwe wagendaga ategura ibiri bujye muri ya Bibiliya bazazengurutse isize kubwo kuroniza amahanga. Mutagatifu Athanasi niwe wari ubishinzwe. Ushobora no gusanga ibyo bakuyemo ari byafite umumaro. Ngwiki ubu ibyuko Yesu yari afite umugore n'abana, ibyo birimo se? Ibyuko Yesu babamo ni ikinegera afite abavandimwe bavukana kwa se na nyina, ariko akatubwira ko kwa Yosefu na Mariya ari we kinege, ariko se nta bandi bana bavukana. Niba tubona kuvuga kwa Yesu ari tekinike, Bibiliya tubwira ngo yavutse kubw'igitangaza cy'Imana, asama umwari Mariya asama kubw'imbaraga z'agatangaza z'Imana, niho bahira ngo yari ikinege ngo ariko ngafite bene se. Ubwo bakashaka kutwereka ko Yosefu na Mariya hari abandi bana babyaye ariko batavinimwe na Yesu neza, bavinimwe na Yesu kuri Mariya ariko badahuje se, kuko Yesu we yavuye ku Mana, Mariya twitinda y'umwuka we. Ariko mu by'ukuri nta muntu mu buryo buri logique, nta muntu w'inyama n'amaraso waterwa inda y'umwuka wera abyara ibintu by'ubwenge by'ubumenyi bya siyansi. Umuntu avuka, hari uburyo umuntu avuka inyama n'amaraso, sibyo? Nuko haba habaye igikorwa abantu babiri bakarema undi muntu, uri kumva? Bakarema undi muntu. Uzabikata tugana ku musozo Focus. Twaganiriye byinshi, watubwiye byinshi, wadusobanuriye byinshi kuri iki gitabo cya Bibiliya, ko wari umushinga wo kuturindagiriza ibitekerezo ubw'inyungu zabo, bashaka kutwiba ubutunzi bwacu, kuturinda gukora, kuturinda na za mbaraga zigura umuco n'amategeko. Gusa harimo abantu bafata iki gitabo bakakizereramo cyane, bakagifata nk'aho ari intwaro yabo. Bavuga ko ari umusirikare, ari abasirikare ba Yesu, kandi umusirikare agomba kuba afite imbunda n'amasasu, ariko bakavuga ko iki gitabo ari cy'imbunda yabo, amasasu ni ugusenga. Focus, ko aba bantu babarokore, tuvuge nk'abana barokore cyangwa abizera, abakristo cyo muri rusange, abakristo muri rusange, ntibaraza gutera amabuye bavuga ko uyu muntu ari umwantikristo, ari gukorera Satani.
yego urakoze cyane. Mu by'ukuri hari umuntu ushaka kumva iki kiganiro akagira ngo twebwe duhakana Imana cyangwa se ntabwo twemera Imana. Oya, ntabwo ari ko biri. Nk'uko twatangiye dutanga ibiganiro bitandukanye, Imana turayemera ko iriho. Twatangiye ngewe mbabura ko narayimenye, ndayemera, ndayizera. Mu gihe abari mu bukristo twabwirwaga kwemera Imana gusa, ariko ntabwo wakwemera ikintu utamenye. Bakatwigisha Imana amava hejuru bagafatira hejuru nkaho bahereye hasi kugira ngo umuntu amenye Imana. Mu by'ukuri Bibiliya, nanjye nzajya mbabwira imirongo myinshi muri Bibiliya, ndetse hari n'igihe nifashisha ibitekerezo byo muri Bibiliya. Impamvu ni uko Bibiliya ni igitabo cy'ubwenge cy'abanyabwenge, ni igitabo cyandikanywe ubushishozi n'ubwenge, kuko ntabwo cyari kuba ari igitabo cy'ubwenge kandi batekereza ko abo basanze ashobora kuba harimo n'abanyabwenge. Niyo mpamvu bakiteguye neza, bagitegurira ubuzima bw'umuntu uburyo bwubakitse muri babitangaza, ku buryo bagusomeramo imirongo ukumviraho amanya nawe. Ndetse n'umuntu yajya mu iteraniro ari nk'uwo munsi, yewe ati si ubwoko uzi ko bigishije nkumva neza, ni njyewe bari kuvuga, ati si uriya muntu we yaranze n'iki. Bakoze mu nguni zose nk'abanyabwenge koko, kuko abafilozofi muri sosiyete babaho. Abafilozofi babiteguye b'abanyabwenge, bareba uburyo tubayeho, kuko babanje kuza baracekinga imibereho y'Abanyafurika, ibyo dutunze, ibyo dufite, uburyo twizera, uburyo tubanye, imvugo yacu, imigani yacu, amateka yacu, umuco wacu. Babitegura neza ku buryo buri muntu azisangamo. Noneho bamaze kukwira hirya no hino muri Afurika kubw'umushinga wabo, no mu Rwanda rwacu mu gutegura Bibiliya mu Kinyarwanda, ariyo Bibiliya yera, bariya bampyisi yagiye atangwamo ukuntu ari mu bantu bateguye Bibiliya. Byari ngombwa ngo bagendaga bayitegura mu Kinyarwanda, ariko bagendeye ku mirongo n'uburyo ibitekerezo byabo bafilozofi niba ari Bibiliya y'Icyongereza bari kuvanamo, wenda icyo babishyiraga mu rurimi rw'Ikinyarwanda, bagakoresha imvugo y'umuco wacu n'amateka byacu. Ariko inyito na fondasiyo n'iki badahinduye ari ibyabo. Irindagiza ririmo nta gukomaho, babihaga inyito nk'abantu tuvuga Ikinyarwanda. Barategura gutyo. Murabizi yarinze apfa asaba imbabazi Abanyarwanda ko yabasutse. Abatabizi bakirindagiye bati no ni ibyo gusaza arashaje, abadiva tararondetse. Ariko yasabye imbabazi Abanyarwanda. Ndi mu bantu bahinduye birindagiza abantu, turababeshya. Ubwo rero nanjye nabibayemo, ndayigisha rwose, ndayisobanura mu buryo bukomeye cyane. Nari ndi umubwiriza wayo w'agatangaza, ariko kubwo gufashwa n'Imana no kwigishwa n'Imana ngenda nsobanukirwa no gusoma no gukurikirana. Ese kuko ibi bintu abantu batuzaniye ni iby'ukuri? Ese ibi bintu koko byatangiye bite? Niba tubibonye mu 1900 mu Rwanda bikatugeraho bikaturindagiza, ese mbere yaho imyaka mu 1900 abantu ntabwo bari bazi Imana? Ese bari bazi Imana kuko basomye Bibiliya? Ikindi mugomba kumenya, niba umuntu agomba gusoma Bibiliya nk'ijambo ry'Imana, akayizereramo, akizera, agafashwa n'Imana, akazahabwa ubugingo. Umuntu utabona kadasoma iyo Bibiliya yose kwisomerwa, ntago afite Imana cyangwa ntago azi Imana. Ese umuntu utazi gusoma kadasoma Bibiliya nubwo avuga ngo arayisomera, ntago afite Imana. Ariko mubimenye, dufite Imana mu mitima yacu, dufite Imana itwigishiriza, dufite Imana itubayemo. Nkaranagomba ko Bibiliya mu bumenyi bwa nyabwo, Bibiliya nemera ifite agaciro, ni ibidukikije, ibyaremwe ni igitabo gikomeye cyane cy'Imana, kikwigisha Imana utiriwe ujya muri hanze. Noneho tukiyanyagagiza n'ijambo Pawulo yanditse avuga ngo, uretse wumve nawe, Abaheburayo batwereka ko aribo bantu bavuganye n'Imana, nibo banditse Bibiliya, nibo bwoko bw'Imana, nibo bavugana n'Imana, ibintu byose bakabyishyiraho kubwo kwiyemera no kwirata kw'abayerambere. Baranditse baravuga ngo, Pawulo yaravuze ngo, wumva ukuntu ari abanyabwenge, twe tukarindagira koko. Amakosa n'amafuti badufiteho n'iki barabyandika, ariko twe ntitubona. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo barareba ariko ntibabona, bafite amatwi ariko ntibumva, bafite ibitekerezo ariko ntibatekereza. Wumva ukuntu abera ari abagome, bakabitwandikaho ariko bavuga, ariko ibyaribyo. Kuko baravuze ngo mubarinde gutekereza, bakanya ngo bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ntibumva,
bafite ibitekerezo ntibatekereza nzabihorera ikibi nikibageraho kuko nababwiye ntibumve ntabwo twumva ko ntabwo twumvishe noneho ubwo icyo nashaka kugaragaza ni uko Bibiliya si ijambo ry'Imana nk'uko abantu bose babyubaka nanjye narabibwize ko ari intwaro yanjye ngendana Bibiliya ko igitabo cyavuye mu cyahumetswe n'Imana ariko n'ibitabo byanditswe n'abantu niyo mpamvu ari batubwira ngo ni inyandiko 66 bakusanyije abagatulika ni ibitabo 73 bakusanyije mu byumve ni ibintu bagiye bakusanya hirya no hino mu muco n'amateka n'imigani byabo ariko bashyiraho kantu ngo byahumetswe n'Imana kugira ngo muri kwa kutukoloniza no kudufata neza no kuturindagiza tuzumve ko ari ibintu byavuye ku Mana atari ibintu byavuye ku muntu. Niyo mpamvu nabira bitabo by'isezerano rishya tubona tuzabirebaho kuko ari ikigisho cy'Imana, ari ikigisho cyo kuri Yesu, ari Bibiliya ari kuri Satani nk'uko nyamakuru Fumba Connect kibibereka babaga ko ari ikiganiro episode iyi burya abaza amafilme habaho na season na episode tugira twongera kubigarukaho kuko nk'ubu Bibiliya ni igice kimwe dusobanuye hari byinshi tuzongera tukagarukaho kuri Bibiliya uburyo irindagiza abantu amasomo y'ibintu abayizera ibyo bayizera nyamara nta kintu kirimo. Niyo mpamvu twari turi gusozera kuba igitabo cy'abanyabwenge ni igitabo cyandikanywe ubunyabwenge n'ibindi twanye ko ari abanyeshuri b'imiti bagitangiye cyandika baritonda bacyandika bagendeye ku muco badusanganye harimo n'abafilozofe abo n'abantu baba ari abanyabwenge. Noneho rero niyo mpamvu wowe wibonamo rimwe ukabonamo n'ibisubizo byawe ariko hirya nta kiba kiri. Niyo mpamvu abantu bakiga bakakigenderaho ariko ukiganya amategeko 10 y'Imana bavuga ngo ni amategeko 10 y'Imana yahawe Mose ariko ukareba ukabona wabivuyemo. Ese hari ahantu harimo nk'imirongo ishobora kuyobya harimo imirongo ishobora kuyobya myinshi Bibiliya tuzayibona. Hari nk'ahantu batubwira ko za Niniwe zarimbuwe na Sodomu ni Gomora ngo ni Imana yaharimbuye kubera ko abantu bari baragomye bakora ibyaha ariko mu by'ukuri ni kwa kundi si developa cyangwa se igenda ikora ikintu cyo kwidevelopa cyo hari ukuntu isi izamo n'ibyiza kuko nuko abantu nyine nk'uko ibirunga birukamo hari icyo bita maguma igikoma kiri munsi y'isi n'ibitare n'iki mujya mwumva noneho n'ibibuye bigenda bizenguruka mu kirere ariko kubera kurindagizwa twumva ngo ibyo ni siyansi ngo ni siyansi ntitubihe agaciro nk'ibintu by'ukuri. Ibyo rero hari igihe bituma isi yivumbagatanya igice runaka abantu batuye kikarimbuka kikazima. Abo rero bagiye bafata imijyi nka Sodomu na Gomora Niniwe Yeriko n'ahandi hari imijyi yagiye izima bakavuga ngo ni Imana yarimbuye mu bantu ari isi ibayidebe kuko tugiye hari nk'inyamaswa zitwa dinozoro ukuntu zarimbutse ni ibibuye byaje bikubita aho hantu yari ziri kubera ko zari nini zibigenderamo urumva tuzagenda tubibona ibintu by'umwuzure ibintu hari amasomo menshi agomba kwiga mu ahantu tubwira Yesu ukuntu yatubuye inzoga ikana ariko batubwira ko inzoga ari icyaha gusa ko kunywa inzoga ni icyaha. Ubwo ni imirongo iri kugenda ivuguruzanya hari abantu batubwira ko hari inzu itemerewe kurya ngo byatuye inyamaswa zituza n'izuza abadive wabo nabigenderaho urumva ariko Pawulo agaye byakongera ati byose byezwa no gusenga mwirire upfa kuba wasenga. Ibyo ni ibintu bicanga abantu n'amasomo menshi abantu Pawulo avuze ati arongora ni byiza ariko utarongoye arusha gukora neza. Hari naho havuye igice cy'abapadiri abamisiyoneri b'abapadiri n'ababikira badashaka ariko mu by'ukuri bahohotowe na Bibiliya Imana yabashyizeho ngo babyare bororoke ni nako witangira wavuga uko byanditse. Niyo mpamvu ubona bamwe bibananira agatera inda umukobwa wabo bakabyara hanze ariko se byakaba wajya kumubikira na padiri babyara hanze kandi barabihisemo nk'ikintu cy'ukuri. Iryo ni irindagizo n'andi masomo menshi twabona tuzagenda tubireba n'ibirebire Bibiliya tuyitangiye ariko tuzayikomeza. Focus hari umuntu ushaka kureba cyangwa se kudukurikira
kugukurikira ubwo bwa mbere akagira ngo urashaka kubarindagiza ukabashyira mu idini ryawe. Hari idini ufite nk'umuntu ushaka kuvuga ati uyu muntu afite idini ryagira ngo tuyobye tugire mu idini ryiwe. Urakoze cyane. Ubundi abantu bamenyereye ubuzima mu madini kuko amadini agihangwa na Bibiliya icyaduka, abantu bagiye basa nkaho barwanya abandi mu nyigisho. Ati uriya simwemera akavuga ibibi bye, uriya akavuga ibibi bye. Twe ntabwo ari uko dukora. Twebwe dushinzwe no kugira ngo twashyiriweho kugira ngo abantu bamenye basobanukirwe Imana mu bumenyi bwayo. Ntabwo ndi kuyobya cyangwa se kubabwira kuko ntabwo mfite aho mbajyana, nta dini ngira. Kuko nitwiga amadini tuzasanga idini atari Imana, idini yaryo ari uburindagizo ku bantu. Ahubwo twebwe ni ugufasha abantu kugira ngo bafashwe basobanukirwe n'ibyo babayemo. Niyo waba mu idini ariko uribe musobanukiwe utagumya kurindagizwa. Utagumya kurindagizwa. Twebwe ntabwo duhakana Imana, ntiduhakana Bibiliya, natwe turayikoresha nk'igitabo cy'ubwenge, ariko ntabwo twemera ko ari ijambo ry'Imana. Icyo ni ikinyoma. Ahubwo gusa igitabo cy'ubwenge wasoma nk'ikindi gitabo nawe ukavanamo ibikubaka bigufasha. Niyo mpamvu abantu babibayemo hari igihe bamwe nyine babona bafashijwe bagize bati, ariko nyuma ukabona uwo mwambaro bakomora kuri iryo jambo ry'Imana ntabwo urambye, barongeye baguye mu bibi ndetse bikabacira n'urubanza bagasanga badashyitse. Hahandi Nuza yabwiwe umwami Nuza umwe wishyize hejuru y'amagambo ngo tekeri ngo wapimwe usanga udashyitse. Wa mwami wabwiwe Nebukadineza ngo wapimwe, ngo yeretse ku rusika ngo wapimwe usanga udashyitse. Iteka abantu bari mu kwemera ni Bibiliya, iyo bavuye mu rusengero babasomeye ibintu byinshi cyane by'ururindagizo bataha bahungabanya, kandi bakabonye amahoro kuko bagiye kwigishwa ijambo ry'Imana, bagiye mu nzu y'Imana, ahubwo bagataha bahungabana bumva ko badashyitse nyine bagiye kurimbuka. Urumva rero nirindagiza numva tuzakomeza kugenda tubireba nawe. Ubundi twebwe Bibiliya igitabo cyagufasha nk'ikindi wasoma kikakubaka ukagira ibyo ukuramo, ariko ntabwo ari ijambo ry'Imana kuko harimo amafuti menshi, harimo ibitutsi, harimo ibibi, harimo ibyiza, harimo ibyafasha sosiyete, harimo ibyarimuza sosiyete. Nitwiga umuco n'amateka tuzareba ukuntu ingengabitekerezo ya jenoside tuzayibona ukuntu yatangiriye muri Bibiliya. Nitwiga umugore, agaciro k'umugore n'ukuntu amariye isi umumaro, ariko tuzareba ukuntu Bibiliya ariyo yaba iya mbere gupfobya umugore bigirira isi ingaruka. Niyo wambazaga harimo irindagiza myumvire nyinshi cyane. Tuzagenda tubibona kuko wowe icyo usabwa mu gukurikira Fumba Connect. Urakoze cyane Focus. Urakoze cyane nawe utaha.